akaba ari mu mujyi wa Atlanta muri Georgia mu rwego rwa J-Pack tugiye guhuza imikoranire muri podcast zacu zombi Chill Kamishi na J-Pack feed your focus podcast aho Kamishi to ubu nyine twahuje nyine tubona se bro imyaka 8 bro imyaka 8 irashize no naga 8 uko bwa Medi you're right meze gute meze neza cyane nanjye meze neza bya hatari turahuje urambwira ati tuganire tubikurikire. I have a few questions for you. Let's go. Let's talk about it. What's your full name, real name? Pacifique Jabiro. Pacifique Jabiro. Oh no, Rabbi Jabiro Pacifique. Yeah. So last name ni Ibando. Yes. I know how we J-Pack. Yes. Yeah. Last name ni Ibando. Nabanye umunyamerika cyane. Ndi mu modoka naje mpanga kuguserereza nko kugira ngo mbire ngo usasa akundanagize na Tupac atwita J-Pack. It also works, right? Nabyo birakunda. Urumva? I'm J and 2. Yes. Bikunze. Numvaga nimikubwira film kubindi mbese ubyumva nabanje kubyitondera mbere ko mbikubwira. None se we Kamishi we ryavuye he? Kamishi, how do you come up with that? Kamishi ntago ari njye warivumbuye ari hawe n'abascout. Ntago wowe muscout? Ndi umuscout uri umuntu mu Kinyarwanda rwa ngo kubagana. Nta kintu nasangaga mu gisigo ko nagisanze. Oh yes. So bayita Kamishi Deranger. Noneho ngiye kujya mu muziki ndi umuntu ugira passion cyane ikintu nkoze ngera mu mutima wanjye wose. Ubuscout narabukundaga ngiye kujya mu muziki ndavuga niba ngiye mu muziki ubuscout ngiye kureka. Ariko I want to give homage ku buscout bwanjye. So mwara ryazana nahawe nk'umuscout ndizana muziki kugira ngo ngumane ryazana ariko none passion y'umuziki ayongera focus. Deranger wagasize he ko tagashize. Nashaka ko hari n'abantu bambara mu kindi kintu kitari ko Deranger. Kubera ko buriya umuntu ni mugari. Umuntu uderanja ni nawe kandi umenya uko apanga ubuzima bwe. Akavuga ati this is what I want to do for myself. Ariko ninjye muri iyo conversation ntabwo ndi basiga amahoro. No way. So umuntu ni mugari rero hari indi image nashatse kugaragaza nk'umuhanzi. I wanted to show people that I'm a writer, that I'm capable of creating something never heard of, that I can influence a lot of people, and I succeeded at that. I wrote songs for Medi, I wrote songs for King James, I wrote songs for The Ben, I wrote songs for Bruce Melody, I wrote songs for Knowledge, I wrote songs for TNP, I wrote songs for Charlie and Nina. I did a lot of great work, and I'm proud of it, and I thank God for that. Bro, I want to also give you your flowers, girl, because it's urayimanutse ni whole industry. It's like u Rwanda nakoze ibintu abantu bahurizaho gukunda. Iyo ni impano y'Imana. Uko nuko umenya abantu nkavuga nti nzi ibyo muzakunda reka mbibandikire. Nageze mu Rwanda ntangiye umuziki ahari bakasana bagezweho. Mwumva ko zikurimba cyane ariko yandika Ikinyarwanda gipfuye. But talent ya Casanova ukuningana doesn't connect with as much as people as it should as a talented human being. Don't you think? I think. Yes. So naramwishe ndavuga umuntu arabura ikintu na code Faisal. Nza muri studio The Ben yakoze indirimbo yitwa Urarenze. Know the song? Yeah. Arimba mu ndasinze bitotse nkabibura. Oh my gosh, this guy needs to be heard for who, like Ikinyarwanda cy'abantu bacyumva bamwubaye. Urumva? Sinamusetse ahubwo nifuje ko kugira influence ku bantu kumva noneho ibitekerezo bya Kinyarwanda biza muri ibyo The Ben. Indirimbo yitwa Umugisha King James. Buriya nanandikiye The Ben nashaka kumukoresha album yitwa Umugisha. Noneho agenda atayirangije. King James araza ayirangiza amana amafaranga. Thank King James. Niyo amafaranga menshi ko indirimbo namwandikiye. Indirimbo Umugisha namwandikiye ayitira album ye. Mucyamo abantu batazi Imana iyo umuntu avuga ibyiza yakoze baravuga ngo ni ukwirarira, ni ukwibyiga, ni ugushimira Imana yabinkoresheje. Noneho kandi nkavuga nti
hari abantu benshi bafite stories za failure bagerageje ibintu bikanga. So this is a story of success for me. So sharing it doesn't make me umuntu wiyemera. Ahubwo ndabwira n'abandi bashobora kuba ari ahandi hantu hato cyane uvuga ko basuzuguritse. No, you can do something great. Bro, akabazo kamwe kari real quick. Kwandika indirimbo nziza. Ni injyana cyangwa ijwi waririmbiyemo cyangwa n'amagambo. Indirimbo nziza. Icyo bisaba. Yeah. Ubu ngubu biratandukanye bakoresha ishimwe cyane. Ariko kiriya gihe hari abahanzi nabaga nzi ngo n'ubu naririmba ngo serukikinye mpyisi yakubise pirato. Yahita biririmba The Ben na Puff G. Whatever give them, it becomes a beautiful song. Anything. Usibye ko The Ben he's went into his head cyane, atekereza cyane. You don't need to. Naturally The Ben icyo yarimba cyose ni cyiza. Uko yakirimba kose ni cyiza. So The Ben namuhaga ikinyarwanda cyane. Ikimumukamo havuga nobody is thinking like this. The Ben arakirimba kigali cyiza. Meddy we, he's a smart singer. When a great vocalist, na Meddy ni vocalist, ariko Meddy ni smart singer. He can't sing a wrong melody. Never. Even if the word sounds so sweet, he's not gonna sing it if it's not in the right melody, the right emotion, the right pronunciation. Niyo mpamvu indirimbo za Meddy abantu bazikunda bose. Abatekerereza batarabizi ku bintu bazabikunda. He thinks for 2 millions, 5 millions, 10 millions. N'abaho indirimbo ndabizi murayikunda. Meddy ayisohora abizi. Twe turagerageza sometimes. Ni nko kujugunya igiceri hejuru. Niyo mpamvu abantu benshi barabigana Meddy. Abahanzi most of like generation yose yakurikiyeho iri influenced by Meddy. Umuntu wa mbere we ni Safi. Safi aravuga ati ko manimba gatatu byiza ariko gukora melody. Era ko indirimbo yitwa what you call this song? Kuza kurikira Tom Close indirimbo yabo baza. Yari wowe. Safi manimba gatatu gukora. So I was doing indirimbo za kera. Ni wowe rukundo zuba rimurika. You're like flow Jamaican patois. You tuzabikatinga swate. Bakoraga kipatois. Sibyo? None bigi patois tugera turavuga tuti tibikarambira you have to sing. You have to sing. What do you mean to sing? Atumva kuntu medali suramba. Midakaza irimba iturije tu. Yiturije. Mitano no nkora yitwa mwenyura. Mwenyura nakoperaga imirimbire ya Meddy. Nawaraza tuje nawe. Abantu bari bamenyereye yashatse no kwigura mu mafaranga make. Rikambwira tuba ndimbo yigura mu mafaranga make. Navuga wapi? Nanjye niba Meddy nkunda indirimbo. Kabaye nanjye ndagafasha. So that's the difference between writing songs. Hari The Ben ushobora kuririmba ibyo ushaka byose. Hari Meddy we noneho he thinks of the melody, arayishushanya akamenya ninzamuka abantu bazabikunda, nimanuka bazabikunda gutyo. Kandi indirimbo ikora kenshi. Araza kubisubiramo. So umva Meddy aririmbye nk'indirimbo z'abahungu nyine ari gushyiramo amasanga n'iki. Would that like be a good song? Actually Meddy inshuro ya mbere duhura yararimo akora indirimbo na Green P. Muri studio yitwa Emoji. No Meddy akajya aririmba slang. Ninjya gupfa. Ninjya gupfa. Ngo bring y'ubuzima. Kumagina ndirimbo mama yibishinje ngo bring y'ubuzima. That's crazy. Meddy indirimbo barayanze. I see. Nuko uri kubivuga nyine. It's calculated. Ntabwo bibaza. Na azinoneho image umubonaho we. Niyo ashaka kumubonaho. Uko na Meddy ntabwo ari accident. Nta nubwo ariko ameze. Niko ashaka kumubona. Ashaka ko abantu bamubaha. Afite character like abantu ba Meddy
yarabigennye. It's showing you. So he sold his image in a way that is so convincing. No, akanyanima mu buryo buri convincing. Then he's handsome. Then ari muri America. Then afite ibintu byinshi bituma aba idol w'abantu benshi. That's character. Character. Ituma ibihangano by'umuhanzi cyangwa umuhanzi elevating a level ariko cyangwa ashaka kugera. Character. Definitely character ni ikintu cy'ingenzi. Hari abahanzi benshi b'abahanga bawe mukanaka n'umuhanga cyane kuko nta kintu ageraho. Bazi kuririmba kurusha n'abandi. Bagegera character. Akaza gupromoting indirimbo kuri radio agasura abanyamakuru. I'm telling you my friend, hari umuhanzi waje kuri radio nakora kuri Voice of Africa, radio y'abayisilamu. Radio y'abayisilamu my friends. Anzanye indirimbo. Kuba nkora muri umukristo ni favor. Kuba bacuranga indirimbo umuziki wacu ni haramu kuri bo ni favor bari kutugirira. Umutipe asa kuri radio y'abayisilamu yasinze. Sinabimenya. Sinabaga inzoga. Aragenda arangije asohotse anyana ku musigiti. Imbere Hari ejo kuri Sky. Ariko iyo ni ibintu byo muri filime ntabwo hari umugabo witwa Abdul Mario Jabbar yamukubise ikintu cyitwa umutwe. Kubita imigera abantu hasi we umuraperi ukomeye mu Rwanda sinamuvuga mu izina. Urumva afite bifuna Riderman. Abdul Jabbar Mario yaramukubise. Oya man kure ibyo ni biba muri movie gusa. Kuri mu kamishimura ibintu byanyu. Umubaga wewe hazema muzana. So character, not thinking, not having awareness. Urumva gusuzugura abafana bawe. Fans. Hari mistake twakoraga nanjye ndimo umayikoraga Imana imbabarire kansa n'imbabazi twarakerwaga cyane. Kandi ugakerwa bishaka. Ubishaka kugira ngo kubera ko ego yacu we are there to twahembwe gukora kare akazi. Ego yacu aho kugira ngo dutegereze dushaka gutegerezwa. Kandi turi abakozi baba dutegereje. Niba ibaza. Hafi ya twese. Nibo bari kuguhemba. Cyo shaka kuvuga ni kuri usugura abafana. Kuno ubusanzwe na ushobora guhinduka. Ariko hari ubundi buryo twari imbere y'abafana bitewe nuko warezwe mu rugo. Bikakwicira igikundiro. Utamenya kubaha abantu. Utamenya kwiyubaha. Urumva kudasena imbere y'abantu whatever. Sometimes abantu bakora mistakes. Sasa igiti byago urazaccumulating. Wakoze ibi so will reject you. It happened a lot. Utekereza ko iyo character aba ari y'umuntu ku giti cye cyangwa n'abantu bakuri iruhande like kuko nimba wahageze kuri show shaka kuririmba uri umuhanzi cyangwa uri mu gihe muri gahunda you wanna do that. But does abantu bakuri iruhande bakwa people next to go barindiriyeho gatoya ugize gutya cyangwa tubanze duce hano like what do you know entourage ni ikintu kinini cyane kandi mu Rwanda n'abahanzi bafite entourage nziza. Kina music ni entourage nziza. I see. Kina music ni entourage nziza, ni entourage successful. I salute Clement n'abantu bakora nabo bose. So they're on point, abahanzi babo they working. Bashaka inyungu mu byo bakora, ntabwo baririmba ngo mufite impano ndashaka kwemeza abafana ndashaka bashaka n'amafaranga kandi barayabona. So one of the boy imaze igihe kinini like still working that stage ngo that's something. Right. Shout out to them. Shout out to Clement boss. Namubonaga gutyo bikora tu mindset yarafite sense cy'igihe. Inari nzi ndakunzwe abantu bari amafaranga gase. Kandi byari ariko people byari more sustainable. And people should study Kina music. They should. What do you think about Nering Award? Kumuna uliye midameze kuri melody. Nering Award kuri njyewe. Ikintu ko umuntu afite biroza cyane mu Rwanda. Naturel studio se yakoramo ko indirimbo nziza. No matter the inspiration of the producer we yongeramo ibyo bituma indirimbo nziza. I think he's in the right way, in the right path. Kabisa ni munze. He needs to gain weight though. He needs to gain weight. Ajya muri gym se. You gotta be handsome. You gotta be handsome. Yeah. Yeah, character uvugaga nyine tu because you ni
commitment kuri ibyo byose Meddy araterura urabizi umuntu ukuntu Meddy aterura he's tall araterura agira gute ariko n'imirire yari yarayibara amagara marya tu all that you have to be accountable. How do I do? How old do I look? When you 21. No, exaggerating. For real. I can tell you that I'm aware, I look a lot younger than I actually am. Yeah. It's on purpose. It's not genes. Nuko in my head, at some point I will need to be on the stage. So I gotta prepare for that moment. Maybe 2 years from now, I'll be fit. Sure. So, ibyo byose ugomba kubivanga. Ukunda umubiri wawe, ukunda Imana. Imana ikaba impamvu ituma ukora ibyo ukora byose. Nushaka kuririmba iki byose wibuka Imana. Abantu baravuga ngo gospel. You don't have to sing Yesu yakoze ibintu n'ibi ugira influence kuri society. Nanditse indirimbo twa Kamere ya TNP. People go listen to it. Nanditse imisozi n'ibibaya nagiye nkora ku ndirimbo zivuga ibyiza zibwira abantu ariko zititwaje Yesu. Ariko ziri inspired by Yesu. Kuko nimbikora imvuga Yesu hanga bikamanzi first of all since I'm vocally as strong as her. Azamsha. Ariko hari uburyo ushobora kuvuga n'iriya community idashaka kumva gospel ariko ifite conscience. Yeah. Ukayandika indi niba Imana ariko inspired kuri your level ukayitwishyira like muri buryo busanzwe. Nkuko hari n'abanzi buriya wa gospel Imana babarire kandi babarire bandika indirimbo z'abagore bakazitira Yesu. Akaba ari matereta umukobwa ndagukunda ndakwizera ngo umutima wanjye wose ngo ibyanjye byose yarangiza kanzamo Yesu. Kandi inspiration yatangiye umukobwa ari gutereta. Ari umutono. Ari umutono. Abahanzi babikora. Still works though. Birakora cyane kandi abantu barabikunda bakanabiririmba cyane n'iki. Bro, wari uri kuvuga ku Mana like I think do you think umuntu tumaze twigeze duhura kuri TikTok rimwe na rimwe uri live naje you know and you talking about like how do you feel about like umuntu agiye approachinga like atangira kubona ibintu by'Imana bitandukanye na religion utangiye gukura cyangwa ukiri mu jeune like where do you should like deciding at all kubitangira umutoya cyangwa kubitangira uri mukuru. Igihe cyose umenya Imana nicyo cyiza ariko byose bifite avantage kwigishwa ikintu cyose wigishwa uri mutoya ugifata cyane. Disadvantage yabyo nuko hari abantu bakuru bakavuga ati ababyeyi banjye mu bintu by'Imana ntagenda n'abasabye abo babahombye Satani yabacakiriye. Ariko kumenya Imana uri mutoya Imana nayo byarana akarata neza kurusha ibindi byose. Nizakwisha kwikunda kurusha ibindi byose. Nizakwisha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. So kumenya Imana uri mutoya ni byiza cyane utabivuye muri ibyo byiza. Kumenya ukuze rero nabwo umeze nk'umuntu ni ukuvuga bwa kabiri my friend. Yesu yise kuvuga bwa kabiri na mindset arahinduka. Sibyo byo kujya mu mazi n'iki. Gukizwa no guhindura nervous system my friend. Wari usanga umuntu kubagana utuza kubera Yesu akubwiye ati tuza. Wari usanga umuntu ufite ugira message wika for instance bindi kuvuga nashatse kuvuga cyangwa ntakabyibuza. Sinzi impamvu nari mitingaga ariko Imana ikavuga ati no chill you can talk about it confidently kandi urafasha abantu banjye. That's the purpose of God and you can all do it. My guy birare hari uri gusoma uri kuganira n'abantu bawe bagukunda bazimyize ariko uri kubaganiriza ijambo ry'Imana ariko uri kuvuga uri kwigisha ariko uri kuganira ndi kuvuga ibyo nabaye ariko sinshaka kugufosinga kuba reality yanjye ndayikoreka muri kujyana n'Imana ntegereza kujyana ugiye muri iyo nzira twese nanjye nkomeza muri iyo nzira twagera ku bintu byiza cyane kandi no muri nose. Imyumvire Bible n'imyumvire y'abantu utega ko dushaka gucalenjinga ibintu byanditse nyine ushobora gusoma ariko nawe n'ubuzima bwawe ubaye ukashobora kuba wabicalenjinga ukavuga ati ibintu bike bari kubimbwira kandi njye n'ubuzima mbayeho mbona bumeze gutyo. Imana itanga ubwenge.
gutanga ubwenge uvuga ngo ikijyanye n'ubwenge cyose kijyana n'Imana. Abantu bahakana story za Yesu ngo Yesu ntiyabayeho, Yesu Imana ntacyo yahinduye. Niba uhindura ahubwo ati yitwa nervous system. Ushobora kujya alternating with affirmations. Ushobora attracting, ariko Jesus was saying the same thing mu yandi magambo, ariko bo babyita science. Ukijijwe abona ko byatanzwe n'Imana. Right. Ako kantu ariko ugasubije right now urajya kuvuga ati affirmation, urabyutse you talk to yourself, you listen to yourself. Yeah, Jesus nawe ni muri say I am happy. Affirmation is no book. I am happy, I am abundant, I am this and this and this. Uko bivuze you become that, right? You become I am this. Ariko izina ry'Imana I am. Izina ry'Imana ni I am. Ndi. Moses yabajije Imana ngo urinde Zabura no kwitwa ndi. Imana yambwira ngo I am. Kandi amagambo ararema. So nimba ko I am this, ndaremesha ijambo. Kandi biri kavuga ngo ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo rero byose, kandi ijambo ni Yesu. I am. Ijambo rirema. Ndi. Izina ry'Imana ndi. Birahura. Uraduha rero uradukubita album ya gospel ndi kumva ni ntabwo nkora ntabwo nshaka kuririmba ibyo bita gospel. Kugira ngo mpindure genre as a genre. Ndashaka kuririmba gospel as an inspiration. Mu buryo butuma mvugisha abasanzwe mvugisha. Uko mbyumva ngewe apana uko pastor runaka byumva. Kuko Imana niyo yanjye. Sinshaka gucuka abana b'Imana bacumura, ndashaka kumenya gukundana mu buryo bwiza. Ariko dukubita indirimbo kwisunika munsi y'igitugu mbishaka no ase no. Dukubita nyine karabo. That's my favorite song by the way. You see? Any message y'Imana. My karabo is Madura. Madura is called karabo. So n'indirimbo umwana wanjye akora zikora mwiza. Ni iki bityo ngibyo. Mfashije Imana ko umwana wawe akura yikunda zo ndatarangura. Ubu umurimo w'Imana. That's Imana umugisha barakora. Imana umugisha barakora. Abandi se bose niba umugisha. Bro, kabiji bro, like this. When starts with you? How do you like Kina Beat? Kina Beat. Man, Kina Beat. Shout out to Kina Beat, man. First of all, man, Kina Beat uko jewe maze gukorana nawe no muri studio niki. Ari creative, urumva, and ari exploring the sound. Also, arabajama nyine like afite chacheti, you know, like the vision ahantu ashaka ikivuga ati ikintu ashaka ko gisoundinga gutya, then akakora, you know, trying so many times, urumva, agakomeza pushing until it gets to the right, you know. Hari ahantu ugera kuri producer ugasanga ni rimwe kabiri, like ni loop, ukagukubita loop cyangwa n'iki ukaba nyine ni yanuza te babajama babikoze gutya reka tugere message ita kuri message. Exactly. That's like the ugutwi to be more creative, to take your time. Music right, you take time. Nago waza ngo TDG. Yeah, that happens, but when you take time and you research and you want to push, that's one of Kina Beats. Yeah, time. Yeah. Even if n'indirimbo yamaze gusohora ariko yumvi abantu bayikunze, he's like still can do better, still can do big, you know. T Brown ma producer nakora Pastor Piwe yongera ibintu byinshi mu ndirimbo. Ukomeza indirimbo bakayivuna ariko ikaza guhinduka kurenza ko utekereza gutangira. Undi toka T Brown we nawe indirimbo yarayikora. T Brown kabisa mu bantu bakoze muri za F2K, yeah, right? Nakoze muri F2K limited.
T-Bar kabisa, you know, yeah. Ndiba yakoraga cyane twakoranye ka bimwe twakoranye kabimwe ni nabaye ba producer nyine mu Rwanda right now like babiri batatu wowe uvuga ati like these guys are ni benshi mu Rwanda bameze nabi ari Element and Loda Pastor P afite album arashaka na ariko Pastor P ntahita aheruka gushyira imihanda nyine y'indirimbo nyinshi ariko is definitely one of the best ariko like we sound ahantu yitwa like to educate rumba ni crazy ntabwo navuze ati ibintu nabibaha abantu bakabikunda bariko let me go nshakire rero ibindi bintu abantu batazi that's album ye try to get it yeah nyine I salute that big risk big risk kuva mu bintu byari bikizuri no you know I'm going to create something new kandi nakomeza gakondo yacu I have true belief muri gakondo yacu kwashobora kuvamo hit abashaka pursue that now way. So part LA undi producer was Loda pretty Vibe ari Legion yeah hey hari umugabo witwa Muriro niyo nenge kukubaza why skipping Muriro hagaze neza sana ameze neza iki kiri mwumva cyane kandi we n'indirimbo mastering indirimbo zakoreshwa mu yes abandi ba producer baca to me is the producer of there. What do you think so far is producer of there Muriro yes to me iyo kumvishe ka afite momentum and tuzi ko momentum taratangira ari kuri momentum nziza akomeje gutyo yagera amanini cyane. Do you think Made Beat is gonna get to that? Rabi's Made Beat ko araho yakubita ka you know. To me, Made Beat is already a legend. Yeah, already a legend. You don't have to produce anything else. Ibintu amaze gukora bizakomeza. Kandi ntajya gukora ibintu kubera ko bigezweho. Akora ibintu kubera ko uturi kwambwiye ko ideni n'indirimbo ndi gukora and it convince us after all. You're not expecting it when it comes to perfecting. Atari indirimbo risa muri commercial wenda ngo wari look runaka uri gukora. Made Beat is always original. Do you think about Korabozo hands like collaborating our producer muri West African or East African muri Kenya just kugira ngo sound yindi hinduke cyangwa that's like you know muje cyo ko umunyarwanda collaborating n'abantu bose kuko umunyarwanda ariga cyane ariga noneho akakuruta twaturutse inyuma muri East Africa right now natarabantu turabakabiri musically wise TZ ifite amafaranga turusha fashion ifite producing the superstars bakomeye cyane we can't compete with that but talent wise upcoming artist wise emerging so East Africa Ghana Thomas Bafatisha Kenya turahafite Burundi turahafite Tanzania niyo bitaroroha cyane ariko bizakunda kubera ko ba producing way too Diamond n'ikibazo superstar byatari ariko ibyo byose twavuze arabyujuje character n'iki all those it's very charismatic character in sometimes very charismatic hariya yitwa ubona we uri kumwe na iriya group yabo yitwa I think he nawe arahari aritaya talent wise ashobora kuba ari to me abahanzi mu Rwanda Bruce Melody the band na muri East Africa talent wise ariko bien ari kuri level cyangwa arabarusha bien ari kuri level vocally kuri level ya Bruce Melody na the band ariko nanone ikindi kintu akurete nzi ko bera batafiteho cyane physical appearance he's handsome. Works out, bro. Listen to me. It counts. Yeah. Sex appeal, it counts. Abakobwa bakunda abahanzi bafite ibituza bafite iki phenotype bagufi. Kiravugwa. Diamond ni mugufi afite ibintu byinshi. Biravugwa, bro. Ntabwo ibanga. That's true though. So he's tall, he works out, he sings well, he's charismatic. Yeah. He got it all. Speaks French, English, Swahili and
He collaborates with the Rwandans. He collaborates with Diamond. He collaborates with. Hey, he's big. East Africa ariko ari ni wenyine uri Talent-wise, Shariko Diamond is really superstar, man. Diamond superstar. Eles. Ele bagenzi baramubaha, abahanzi bose baramubaha. Ariko abafana ntabwo ari bose. Ni benshi, iyo muhanzi wa mbere mu Rwanda uri gukura. Ariko muri East Africa ntabwo abafana be bajyanye n'aba Diamond. Ariko abahanzi bandi bo abahanzi Diamond yubaha Element. Diamond yubaha Element. He knows as an artist. Aramwemera nk'umuhanzi nk'umuproducer. This kid is good. Arenze n'abantu. Ariko abafana ba Diamond, they don't know Element yet as Diamond knows him. And they probably won't. Ariko birashoboka. Iki? Ko nawe yabino. Yes. You gotta believe. You gotta want to be the best in the world. Not in Ariko yivuze nyine umufana nyine Diamond afite umufana. No ku cyaro hamwe kuinuza afite byose yakoze akazi kaneza. Bro, hari ukuntu yambona kubita amatuwa n'icyo azenguruka muri ariko bafite abantu benshi bro, they got a lot of population, nabo bafite abantu population nyinshi. Bro, nanjye kumva man, I appreciate kabisa urumva ATL igihe abantu bashobora kuzabonera KJF to ATL festival muri ATL dufite abahanzi KFK kid from Kigali. I want to meet that kid. Don't blow so much, so the civil provocateur, yeah, kind of was on the you sing like we used to sing, dance all. Bro, I think in a way I appreciate kukubona bro. I'd love to meet him. Yeah, I mean, you're right. The music ubundi amanota ntabwo arahinduka mu, you know. You're right. So yeah, Evan, it was nice chatting with you, Mr. Juru Pacific, AJ Park. Nishimiye guhuza ikiganiro nawe dukomoka muri generation zitandukanye, ingano zitandukanye, but still respect, it's all good. So nishimiye kuganira nawe kandi ndatekereza ko tugiye kugira impact muri buri positive ku bantu badukurikira. Ikindi iyi video ntabwo ushobora gusohoka atari njye wakoze audit. Tubyumvikaneho. ahubwo se ntabwo iri live, turi live I gotta do audit. Yeah, Boris. Yes, sir.